si igipasiteri wanyu se? Yesu we mana we, hari inkuru bampaye ntarajya kure. Hari inkuru bampaye barambwira ati Jihad, izi ikintu cyitwa abarokore bo muri iyi mihanda yanyu ntikimbwire. Ngo sha bafite ibituba binyara we, ngo wagira ngo ni robine, ngo electrogaze, ngo yaribeshye. Umva mpise numirwa nti none se ni kubera iki ngwego ko ngo abagore baguhereza igituba online ngo kandi babarokore nti hanyuma ngo bakiguha ngo ubwo rero ngo bafite ukuntu ngo bakubitaho intoki ngo mbega abagore babarokore ngo ukuntu banyara. Yewe abo bagore babarokore, umugore murokore baramubwiye ngo ukuntu atanga igituba online, mitamva mu byanjye ndavuga nti Yesu Kristo we sinteze kumuvuga, shobora kuzamuvuga. Baramubwira ikintu batambwe, baramwe ati ikintu tutaguha Jihad nuko tutaguha video. Atariko mbega umugore we ngo aranyara, ngo noneho ngo akubitaho gusa, ngo akubitaho buri gukubita mu kiganza, ngo agira atya, ngo ukabona ikintu ngo kimeze nk'igihombo, ngo urareba kuriya bafata ibihombo bagacisha mu ntuze mu butaka bagiye gusetingaho amazi. Rero ngo bagira Yesu, ubwo rero ariko ngo bari bwarongora igituba kinyara nka robine. Ni Yesu Kristo, ni reka njye sinjya ndongorana, ndi umwana w'Imana, uburaya bwanjye babunuze. Ngo bakubitaho, ngo yakubiseho, ngo mwana we, ngo mva leta ngo kifyiririza ngo nka robine. Yego ko bararavuze ni Yesu we. Nuko rero ngayo nguko abagore b'abapasiteri muri iyi mihanda mwirirwa mutanga ibituba, izanyu zatangiye kujya hanze. Ngubwo ngo akubita ngo reka nkubwire ngo pfa kumuharare, ngo pfa kumuharare rwose.